ese ni gute? Ndacyakomeza munyamakuru ntuce mu ijambo kuko wambajije ntabwo ndagusubiza kandi ntumbabaze. Ndakubaza ariko kumbaza ushaka kumenya kugira ngo tugere kuri Abanyarwanda. Abanyamakuru ndabazi ariko twumvikane noneho. Ukamuhibuye Nsoro mva yabuza umutsima ukamuhibuye uwo mwana we akaryemera. None se niba Nesa yarakoze icyo kintu igatangaza amanota y'abana batsi gute umwana aba ari muri 9 ni iki? Urugero abarimu bafite sako nta mwarimu sako ihuriye n'umwana tubanze twumvikane. Sako ihuriye n'umwana aho ihuriye n'umwana uko umurezi we batakimwita ni wa mwarimu ujya kumurwagwa mu cyaro. Ntabwo ubyuka kare mu gitondo ngo uhita uvuga ngo ni uburezi ngo bisobanure. Uburezi ni ijambo riba ku nshinga kurera. Kurera bisobanura iki? Ni ukurema umuntu ukamugera mushya ukamuha icyerekezo kugira ngo abashe kuzabaho neza mu mpande zose z'ubuzima. Aho cyane turabizi ko uburere butubuvuki. Tumaze iminsi tubona leta itangaza amanota y'abanyeshuri batsinze cyane cyane ikigo cyitwa Nesa, ugasanga umunyeshuri bamuhaye ibyatsinzwemo yabonye muri physics 0, chemistry 0, ugasanga nibyo bintu bamuhayemo ajye kwiga. Ese ubwo bwaba ari uburere? Urakoze rero umunyamakuru, urambajije ariko ndagira ngo mbaze nkubaze ibyo bintu waba ufitiye gihamya kugira ngo ngiraho mpera nkusubiza. Urakoze cyane. Ntabwo ndi buze gucira urubanza bamwe cyangwa se ngo abandi bagira bere, ariko ndagira ngo dusesengure neza. Tekereza umaze icyumweru utegura ikizamini cy'akazi cyangwa se utegura inyubako cyangwa se utegura urugendo, ariko iminsi 2 mbere yuko ujya mu rugendo hari umuntu wari wakwemera itike aragutengushye. Umaze kwitegura inkweto, imyambaro, biki byose, ariko hari umuntu wakwemera itike, bituma kuri iyo tike upangira kuzajya i Burayi n'urugero. Ariko ku munsi wa nyuma nk'uko abino babivuga aragukoshona. Icyo kintu wavuga ko utitegura urugendo? Wavuga ko nta makuru ufite y'ahantu ujya? Wavuga ko utabyumva neza? Katwibaza ikibazo. Umwana ahereye mu wa mbere yiga ageze mu mwaka wa 6, yagiye atsinda neza agera mu wa 6. Mbere ko hatangiye ikizamini cya leta agize ibibazo ararwara nka malaria. Hari igihe urwara malaria kurwa malaria y'ikatu ikakwibagiza, kandi urabizi neza ko uyu munsi gihari iyo umwana yarwaye akajya mu bitaro bamushyira ikizamini mu bitaro kugira ngo nibura nawe agire performance, ntacikanwe n'ayo mahirwe. Ariko ya minsi yose yateguwe kugira ngo hakorwe ikizamini igakorwa. Ikizamini kiratangwa, umwana akagikora. Harya umuntu agiye gukora icyo twita evaluation, kugenzura ubumenyi bw'umwana, ahera muri icyo gihe cyari kimeze nabi cyangwa areba imva n'imvano y'ubumenyi uko umwana yazamutswe ameze, ndetse akavuga ngo habaye n'igihe kidasanzwe. Noneho ngewe nk'umunyamakuru, ngewe nk'undi muntu usanzwe nkamurebera muri rinete, mu madarubindi y'ako kanya adahuye n'ukuri.
ntabwo twayareberamo ko ayo madarubindi ntabwo ahuye n'ukuri. Twumva ibintu tugahita tubishyira hanze tukabishyira hejuru. Njyewe nuko mbyumva kandi nta ngingo n'imwe kurengera ko wambwira ko ibyo mvuga atari byo. Ese wowe wemera yuko hari abana babonye amazeru bakabajyana mu masekisiyo yuko iyo masomo batsinzwemo? Ariko wemera ko abantu bakosowe neza bagakozwa n'abantu b'intiti bafite uburenganzira, hakabaho gukora assessment kuri bose bagateranya amanota, barangiza guteranya amanota ukamuhibuye urumva yabuza umutsima ukamuhibuye uwo mwana we akaryemera. None se niba Nesa yarakoze icyo kintu igatangaza amanota y'abana batsinze, ndacyakubaza kandi ndakubaza ukuri, ni gute umwana atsindwa amasomo yatsinzwemo Nesa ikamwohereza mu masomo yatsinzwemo? cyangwa n'uburyo system yubakitsemo. Ariko wa munyamakuru we ntushyogoze, ndagira ngo tubanze turebe uko ibintu bihagaze, siko bimeze. Ntabwo nkora muri Nesa, ntaho mpuriye na Nesa, ariko ndi umuntu ufite ishusho rusange ikibazo gihari. Okay, wabikoze n'umuntu. Twatangiye dusobanura ese uburezi busobanura iki, ndetse hari naho wagize urambwira ngo uburere buruta ubuvuke, siko bimeze. Nanone birababaje, nako byaba bibabaje ibyo uvuga bibaye ari byo, ko umuntu wabonye zeru hehe physics, chemistry n'ahandi hene no muri biology, ubwo ni ubumenyamuntu, akaba yarahawe biochimie. So wowe ushatse kuvuga ko yagomba kuba agiye mu bindi bitari ibyo bamuhaye, kubera ko ibyo bamuhaye bihabanye n'ibyo yatsinze. Ariko ntekereza yuko niba atarimo kwibeshya, ariko abantu baribeshya turabana, ariko niba umuntu yaribeshye agakomeza kuri ibyo hari n'ikibazo, reka ngugarukire. Ariko nubwo nakugarukira ndakomeza nshingire ku kintu nahoze nkubwira, kandi numbabaze rwose, umva ibyo nakubwiye biha agaciro, ushaka kumva ibyo wowe ushaka kumbwira. Niba uwo muntu atarafashe igihe cyo kugenzura neza ngo avuge ngo umwana yakuze ari muri ibi, ari muri ibi, ari muri ibi, ari muri ibi, sinzi niba systeme y'iki uyizi neza. Ubu iyo umwana agiye kujya mu wundi mwaka bagenzura neza niba atarasimbutse, ko kera hari ugusimbuka imyaka, ndetse niba agiye kuguha diplome cyangwa se niba umwana ageze mu mwaka wa 6 cyangwa wa 3, bagomba kugenzura neza niba yarize umwaka wa mbere, umwaka wa 2, umwaka wa 3, agakora ikizamini mu buryo bwemewe n'iki n'amategeko, yubahirije ibyangombwa, sibyo? Iyo rero hari umwaka yasimbutsemo, ntabwo igomba kugikora atabanje kujya kuwuzuza. Ni cya gihe dushaka kumva neza kubaka uburezi bufite ireme, umwana akumva ndetse akaniga ibyo akaba yumva mu gihe cyabyo, akagira amasomo atsinda n'ayatsindwamo, aho kugira ngo mumwohereze mu ishami ry'amasomo yatsinze, akoreshwa mu ishami ry'amasomo yatsinzwe. Ndakubaza nk'umubyeyi, ndakubaza nk'umuntu ukoze ubushakashatsi, uri umwarimu ku marobo. Amarobo urabizi icyo bisobanura? Twabivuzeho birambuye. Waba wibaza impamvu uwo muntu yamufashe akamujyana mu gice uwo wita ko yatsinzwemo? Wambwira, ndi kukubaza, rega wambaje nanjye ndakubaza. Gutsindwa ni ukuba wahawe ikizamini ntugishobore. Kanguhe urugero, ushaka kumbwira uti itabe no kamera, simbashe kuyiterura kamera, n'iki ntabwo ndikubasha kumva kamera ngewe. Ushaka kumbwira uti turi muri studio za televiziyo mwanumiye, yego ibyo tuganira. Ese wewe wemeranya no ko umuntu yagosa ibuye, yagosaba umutsima ukamuhibuye?
ni gute ntabwo umwana cyoroheje, ntabwo cyoroheje munyamakuru, ndabizi uri kumvuna, wanamvunye cyane. ni gute Eh. umwana aba ari muri nayini bakamuha taransiferi yo ku kindi kigo cya Rusizi, cya Nyamasheke, cya Karongi, avuka iburasirazuba muri nayini. icyo ni ikibazo kinaremereye, akoze cyane. Ibyo bintu bibaho bifite kandi gihamya. leta ivuga yuko umwana watsinda ababyeyi bagomba kuborohereza bakiga impande yo mu rugo, aho biga bataha bajya mu rugo. ndagira ngo ese iyo ufashe umwana tubikosore neza, ntabwo ari umwana utatsinze neza, aho umwana watsinze ariko ubushobozi bw'ababyeyi ari buke ku buryo butabasha kumugeza kure cyane, nubwo habamo umwunganira leta ariko hari ikindi bisaba, ariko bigaturuka ku mbaraga z'iki z'umubyeyi. Siko bimeze. Ndashaka kugira ngo tubanze kumva ikintu kimwe. Sobanurira abagukurikiranye. Tubanze twumve umwana aba yigaga muri nayini hano. Ikintu kimwe. Yigaga muri nayini tujye i Rwamagana. Agatsinda bakamwohereza mu yindi nayini i Rusizi ya Kamonyi. Cyangwa tuvuge Rusizi. Idafite abana barara, idafite buri kimwe cyose, biba byatewe n'iki. Waretse twavuga Rusizi se. Yego. Ikintu cya mbere ni ibyo bintu bibaho bifite fact, hari n'ingero zifatika cyangwa se hari ubwo victims babyita ngo iki mu Kinyarwanda, inzirakarengane zabirenganiyemo, byaba ari ibintu bibabaje. Ariko niba bihari, abashinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo byashyizweho na leta bafite ikibazo, ntabwo bumva neza logic y'impamvu ya nayini, ko nayini zabereyeho gufasha babana, ntabwo ari abatsinzwe, babandi badafite ubushobozi buhambaye bwo kujya mu mashuri ya segonderi, hari ibyo asaba kugira ngo nabo bagire bwa burezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 ku kigero kingana na babandi bize amashuri ya segonderi afite ibyo bita boarding, obise boarding. Leta n'abaturage. Oya, Leta ni iki? Leta irimo ibyiciro bibiri, ishinzwe gushyira mu myanzuro mu ngiro ibyumvikanyweho n'abaturage n'inama rusange z'abaturage. None siko leta, ndagira ngo maze gusobanura Rwanda, tujye twirinda kuvanga amaterimi cyangwa ibyo twa concept. Ko leta yatanze byose ku bigo by'amashuri, haba ibyigenga haba ibya leta. Urugero, ubirimo yatanga internet mu bigo byose z'ubuntu, yatanga imfashanyigisho kuri buri mwarimu wose, ku buryo usanga wisha muri privé afite imfashanyigisho azagenderaho. Kera abarimu bajyaga bagenda bagategura, ubu nta mwarimu yitegura, leta irabategurira. Ese ninde ko leta aribo baturage baba bagerageje gutanga ibisabwa byose, bagatanga imfashanyigisho, bagatanga internet, bagatanga computers, bagatanga buri kimwe cyose kugira ngo abana bakunde bagirire. Ikibazo kiri hehe hagati aho ngaho? Ndagira ngo tubanze kumvikanaho neza. Burya iyo igihugu cyicaye gutya gishyiraho icyerekezo, abantu benshi bagiye bumva vision, ngo vision 2020, vision 3035, vision 3050, vision 2050. Ibyo murabizi? Ibyo ni ibyerekezo. Ibyerekezo. Ndaza kugisubiraho. Iyo twicaye nk'abaturage bagize igihugu, ntabwo ari wese upfa kwicara gutya. Hari igice gishinzwe gutanga ibitekerezo, hari n'igice gishinzwe kugenzura ibitekerezo. Siko bimeze. Iyo uvuze imfashanyigisho, biri mu murongo mugari w'icyo twita icyerekezo cy'igihugu. Ibyo kuvuga ngo umwarimu yari agakora ibi, undi akicara agakora ibi, yego byari byiza, ariko
uyu munsi no kwirinda akavuyo. Umwana wo ku cyaro hariya za Karembure za muri ruguru iyo ngiyo, ubwo tuvuge za Katabagemu hakurya iwanyu iyo, na hariya za Nyamasheke mu bice byo hirya Nyabitekere, ndetse na za Bugesera epfo ngiyo za Mayange epfo na Ririma, ibyo ni ibice by'icyaro. Umwarimu wigishayo hari n'uwigisha muri Kigali Nyarugenge, hari abatekinisiye abatwa experts intiti mu bijyanye n'uburezi bagomba gutekereza ngo ese umwana wo mu cyaro aramutse abonye ibi n'ibi iby'ingenzi, akabona umuriro, akabona ishuri ryiza, akabona mwarimu ufite nibura, ntabwo wavuga ngo mwarimu w'inyabiheke ariye niko wavuze Nyabitekere ngo azicara n'uwa epiyo ni hehe harya Katabagemu, yicara n'uwa za Rusumo hafi mu bice by'ino ngo abo bantu bazicare bapange curriculum batabanje kugenzura neza n'umwana w'i Kigali kuza areba indege, gakureba umuriro, agakurura azi gukoresha YouTube, azi iPhone hagezweho n'iyo uyu munsi. Hazi ngo hariho Sofia, hazi ngo imodoka icekaniza mu muduko biramufotora. Urugero, abarimu bafite sako, nta mwarimu sako ihuriye n'umwana, tubanze twumvikane, sako ihuriye n'umwana, aho ihuriye n'umwana uko umurezi we batakimwita ni wa mwarimu ujya kumurwagwa mu cyaro utuzwe n'urwagwa. Nuko ubu ngubu tuvugana umwarimu yazamura umushahara akakorerwa akazi, bakamuha imfashanyigisho, bakamuha n'amafaranga, bakamuha n'ibisabwa byose, akaba ari umuntu kuri standard more than 2001. Ibyo bizi neza cyane. Se n'abarimu bakimurwagwa hari iwanyu ubushake bwe, ariko ibisabwa byose ndumva nta mwarimu ubayeho nabi muri uru Rwanda. Hari umwarimu ubayeho nabi akaba atabasha gutanga uburezi bushoboka, atahabwa ibisaba, atuje qualification, aho byaba ari ikibazo ku mwarimu, byaba byumvikana, yaba discipline ku muntu. Ndavuga none wa muntu wahawe ibintu byose ngo ye kwigisha umwana w'umunyarwanda. Ariko sereka twumvikana mu nyamakuru, ntabwo ndi kuvugira abarimu, ntabwo ndi kuvugira aho urimo kuvugira bivumbi kumuvumba. Ikibazo ni cyanjye, ikibazo ni cyane rero, nta kibazo mfite. Yego, ngiye ndi kuvuga ukuri uvuga ni ukuri, nuko nkubwiye ku munyamakuru n'icyogoze. Reka nkubwire, niba umwarimu adashyira inshingano umuntu uza mu nshingano ze nkuko yabihawe, hari ibyemere byose bamuhane. Ariko niba leta nayo idakora ibyo igomba gukora nka leta, wagiye uvugamo iki kigo cya NESA, bagihane. Reka kuba witwa ikigo ntibivuze ko bataguhana, banagufunga bagashyiraho ibindi bigo. Se ni icyo kigo cy'abakiriho cyonyine. Ntabyo wayivuga ngo umwana akabona 000 bakamuha kombinezo mu byo yabonyemo 00. Niba ibyo byarabaye baguhane cyangwa bakurire umuntu wabikoze. Ko tugiri burezi bufite ireme. Uno ni iki umubyeyi cyangwa umunyeshuri yakwitega mu gihe uvuze ko igihe wahaye umuntu atagusabye? Ikintu nsaba bwa mbere abarezi abana, ubwo n'abanyeshuri bagomba kwiga, mugomba kwiga inshuti zanjye, mwige mugire merit ubimerite. Bakujyana muri MCB ugiyemo kubera ko you merit, ku buryo niyo umuntu asubira mu mapro zawe uko wakoze akaunti umwana ari qualified kuba yajya muri MCB. Ariko wowe mwarimu cyangwa se NESA cyangwa se n'ibindi byose bihuriye naho no gukosora, niba bitabaye ngombwa hajyeho icyo twita audit, ubugenzuzi. Ayabara ikintu twishyiraho tukavuga ngo mwarimu yakosoye byagiye mu babishinzwe ngo amanota yasohotse. Ndifuza yuko habaho audit, habaho ubugenzuzi mu mikosorere ese yagenze neza. Okay, cyo tukirenzeho noneho diplome na certificate bitandukanira he? Diplome na certificate bitandukanira he? Urugero umwana yafashe
imyaka 3 amezi 6 ashakaho amakuru ko guteka bimeze, ibyo bita culinary, si byo se? Hanyuma afite amakuru ahagije ashobora kwifashishwa kugira ngo ashyire mu ngiro ibijyanye n'igikoni. Icyo gihe bamuha certificate, impamya n'icyemezo kigaragaza ko afite ubumenyi kuri amakuru. I satisfy, niko bisobanura, batangira I satisfy ko ndemeza yuko uyu afite amakuru kuri ibi n'ibi bitewe n'aya mezi yagiranye nabo. Ariko impamyabumenyi nabo I certify basinyira yuko uyu muntu bitewe nuko yakurikiye amasomo agakora ikizamini icya mbere akabonamo aya n'aya akabonamo aya n'aba, turemeza yuko uyu muntu n'uyu afite impamyabumenyi muri iki cyiciro ku manota angana aya n'aya. Ndagusubije cyane wasubijwe. Okay, reka nkubaze noneho kuva mu 2006 kumanura mu myaka yo hasi, icyo gihe u Rwanda rwatanga diplome. Kuva 2007 kuzamura u Rwanda rutanga certificate mu mashuri yisumbuye. Ibyo bintu bitandukanye gute? Ari abize kuva mu 2006 kumanura babonaga diplome. Abize kugeza ubu ngubu turimo biga mu mashuri yisumbuye barabona certificate. Ibyo bintu bidushushanyiriza abo bantu batandukaniye hehe? Tugombaza ibibazo. Ndakubaza. Ibibazo ku kibaho wabinzaniye. Nibyo twakabaye tuganiraho. Certificate cyari cyo ntacyo gusobanuye, ariko none ndajya umusobanurire. Buriya ni ukuvuga ngo diplome ko nabyumvishije ni uwize agahabwa impamyabumenyi. Yego. Noneho certificate ni uwitabiriye amahugurwa akagira amakuru. Yego. None se ni gute umuntu yabarize imyaka 6 yisumbuye umuha certificate ko yitabiriye n'umuhe impamyabumenyi kandi abamubanje? None si ni ikibazo cyanjye, wakabaye ikibazo umuntu wabishyizeho, harimo ikibazo nyine ngo nukibona wowe. Ni gute nyesho kwa naramaze imyaka 6 niga ukama certificate nakabaye mfite diplome? Twabaza ababishinzwe babishyizeho urugero Minisitiri w'Uburezi niba adashobora kwicara ngo arivayizinge neza amenye difference between ufite certificate, someone else has a diploma. Yes, someone who has a diploma cannot be like someone who has a degree, a certificate. Totally different. Ni future wifuza kuri education wifuriza u Rwanda n'abanyarwanda? Ikintu cya mbere nifuza nuko dukuraho ibintu byo gufata ibintu tukabikira mu Kigali. Yego nibyo twateye imbere ko turacyari mu Kigali. Uyu muri umwana ufite amanota 2 umukire mu mwaka 2 gute hafite 0? Habyo yera gumufasha ahubwo bongera ko akorana ubuswa. Cyo ni kimwe. Cya kabiri tumenye ngo dushyire abarimu bafite bari qualified. Uzafata umwarimu ntabwo azi kuvuga ngo good morning umubwiye ko yishiyongereza subuza buri kuzamura uburebure bw'ibanze, unless you want to maintain ibihari gusa. Genda saba ko leta y'u Rwanda abashinzwe uburezi bashyira imbaraga mu burezi mu gukora icyo twita capacity building, mu kongera ubushobozi abarimu. Ariko mu kongera ubushobozi barebe kuri burya uzarebe umuntu umugaburiye neza nta kintu atagukorera, na bya bindi adashoboye ashyiramo imbaraga kujya mu kwereka ko abishoboye. Mubahe ibyo barya byiza bifite intungamubiri kandi mubongere n'ubushobozi mu burezi. Nibigenda neza gutyo tuzaba turi aba competitor ba USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri education. Abenshi bazajya bifuza kurera iwacu kandi n'ubu barabikora benshi.
iki wakwifuriza umunyarwanda ufite wohereza abana ku ishuri? Ni iki yakora kugira ngo umwana we nawe amere neza? njye numva ubu ikigero kigezeho ntabwo kiri cya kindi cyo kuvuga ngo nohereza umwana ku ishuri mutegereze ko azagaruka. Ni ukumukurikirana umunsi ku wundi, nkareba ngo ese ibyo yiga umwarimu umwigisha, turavugana n'ubuyobozi bw'ikigo, ese mwishyura ibyangombwa byose kugira ngo bwa burezi umwana akeneye abubone kandi abonere ku gihe nta muntu umuhutaje. Ikindi nshaka gusaba nshuti bavandimwe abayobozi b'ibigo, nanjye nabayeho umuyobozi w'ibigo by'amashuri ya secondaire TVET school, don't chase kids. Ntimukezirukana abana, zirukana umwana ese wishyura minerval. Hamagara umubyeyi mwicare mudiringe, nibyangu hamagare inzego z'ibanze umubyeyi atuyemo. Ariko kwirukana umwana ni victim. Buriya njyewe umunsi nzijira amategeko nzajya njya gufata bari abayobozi b'ibigo mbajyane mu mategeko. Ufata umwana w'imyaka 12 ukamwirukana, harya umwana w'imyaka 10 ngo kubita imbwa ngo bashakane gushebuje. None se umwana nk'uwo mwana ntari victim, umuje amasomo ugize si ushaka amafaranga. Please go and follow parents, don't follow kids, they are victims. Sibyo? Mureka abana bige mukurikirana ababyeyi. Niba ababyeyi batishyura amajyane mu nzego zibishinzwe mu barege, ariko reka umwana yige. Kuyurukana umwana umubuza uburenganzira bwe, aba frustrated, at the end of the time akaba victims. Ibyo rero ntabwo ari byo. Bayobozi b'ibigo bamwe bashinzwe n'uburezi mwirukana abana, no. Ari gihe kimwe nize nama wagira Minisitiri w'Uburezi wa Mineduc. Minisitiri w'Uburezi wa Mineduc agomba kudiringa with parents, cyo ni cyambere, akadiringa n'abayobozi b'ibigo n'abashinzwe uburezi mu turere. Nihe nama wa leta muri rusange, guverinoma? Leta ni ugukurikirana neza uburere n'uburezi umwana w'umunyarwanda ahabwa. Umwana ntabe victim y'inzirakarengane, ahubwo we abone ari gushininga kuba muri ibyo byiza leta ishakira uburezi. Ibibazo byose birebe umubyeyi, birebe abayobozi b'inzego z'ibanze, birebe abashinzwe uburezi n'abafatanyabikorwa ba leta mu burezi. Ariko umwana no. Byarambabaje one day. Sibyo? Umwana ntazi iyo biva nibijya, yafashe igikapu agiye kwiga, ariko wirukanye umwana. Uje amahirwe abaye frustrated. Leta, abafatanyabikorwa, Mineduc, nawe Nesa ndakuvugaho, ni wowe wohereza abana mu bigo. Ufatanye n'iki n'abari bose, umwana akomeza ubuzima, ucungane n'ababyeyi n'abafitanye isano n'iki. Ariko hari ikintu bavuze ngo Nesa ni company. Nesa ubundi ni iki? Ni ikigo gishinzwe ibizamini cya leta, kigenga, ntabwo ari icya leta. Gikorera inyungu, gikorera Nese wakosera ibizamini nta nyungu ufitemo. So nk'abantu bakorera inyungu se bagakorera iby'abaturage batishimira, batishimira bakora iki? Babirukana. Abambura isoko None sasa murakoze. Turabashimiye kwa mwaduha ikiganiro, abakunzi bacu niba bajya kubakinatuzira ko muzongera kubiha ikiganiro. Murakoze cyane, ndabashimiye namwe.